Boss. Mama Nadi, hari ikintu utazi kuri uriya muhungu. Ubu ngubu ngiye nakwasura uwo mutwe wawe ubona huzi umva. Mama Nadi. Reka mbikwereke. ariko ko ishyano ryacitse umurizo akabi kakambara ikanzu kabutende gatembesha ihene. Ibi bintu mpora mbona. Hindiriye abantu ngo abakobwa bariho. Bariho koko. Babaho se umukobwa mwiza nk'uriya w'isura nziza w'imisaya myiza. Sura itagomba abasuderi. Umukobwa mwiza nk'uriya. Yawe bintera kwayura. Aha. Umukobwa w'imbavu z'imbanda gihumbi w'uruhanga rw'uruhebuza. Ruhanga rw'uruhanika. Umukobwa amata akabasha inkanda. Ariko nzabona undi koko. Ariko mana ubu kuko wamuye iki? Abandi barakunda bagahirwa. Ngize ngo niba ni umukozi wa ndaga ndiryamiye mu bitanda. Undi mwana baramushimuse yirirwa kubitwa. Ndangawe ndasamye nk'umubirikira, ndaranye nk'umufuka w'ishati. Undi mwana yirirwa arya inkoni, yirirwa inkoni akararira inkoni. Ariko mana kuki wandemeye kubabara we Nadia koko. Ahwi ayiwe data we.
uri kunyica, ntabwo uri kunyica. Ibyo bintu uri kunyigiraho uretse nawe nta wundi muntu wabinyigiraho. Ariko Job wowe kubona nyiteretejwe nako tunamba twe tunato buryo uri umugome gutya. Igorata yego kwini we wa mugani sisi nagusohokanye nagiye kukwereka ahantu hari amazi yikubita ku rutare, nagusohokanye nabibonye ndaje nkwereka uwo ndiwe, wenda waboneraho ukamenya ntukajye unyinisha. Job ngewe mbabarira utakongera kumbwira ngo mvanga uko wamvunaguye bishoboka. Nakuvunaguye koko, aha turi ni mu rutoki, aho tugiye ni mu ishyamba, wari wabona ikisi ariko nkaburiye kariya kabwa k'agahungu bakanyegereje nibwo wahita ubona Job wondiwe. Cyanze bikunzo ni Nadina wanjye kandi bari hafi bakanyegereje bari hafi. Kose koko Job uravuze ngo ngeneretwe n'imbwa? Nongere mbisubiremo, kariya kabwa ariko nk'ubu Imana ikamfasha bakakanzanira we marishara kanzaniye, nakereka ko Job ndakanyamaswa kabi. Job amoreko ariko ubundi bwuri kwigira ibiki? Sheri humura ugenza gusanga sibyo. Utangiye kwiyongorera wa muginga. Kazu umva ndimo ndakubaza kutandeba, reba ahangaha ugiye hehe? Niko Kazu, iyo wifata ugafata gahunda zawe uko wishakiye utambwiye, ubwo ibyo mba nakubwiye wabirangije, kandi si nibyo ngomba kukubwira gusa, reka hari nibyo nawe ugomba kureba ko bikwiye ukabikora. N'ibyo wambwiye nabikoze nkabirangiza, ni gute watuma ntajya kwishimisha nk'abandi? Wa mugani koko uzi ko wateye imbere. Waje kwishimisha ahangaha se cyangwa waje kugira ngo ugendere ku mategeko y'ibyo nkubwiye, unkorere ibyo nkusaba nanjye ngukorere ibyo unsaba? Icyo ngusaba ni kimwe, subira inyuma ugende mu rugo ukuremo iyo myenda, haraho nshaka kugutuma, ntukajye unshyushya mu mutwe. Akundi umabuja ibintu byose wambwira gukora, ubundi uwo nadia bavuga yazamuzanye kanyamfasha imirimo yaha ngako. Ariko uzi ko uyu mukozi yambonye amatwi akagira ngo ngende kahanga abana bahanga, ariko nadia bavuga azamuzane nawe arebe ukuntu biba bimeze, kuko ngewe ibi ngibi ntabwo nabiva. ubungubu ngiye nakwasura uyu mutwe wawe wundi nahuze umva.
kazu reba nk'ikora ubundi wagiye uritunganyije reba n'aka kantu kari ku mwenda wawe byari binyicangiye ko nagize ngo muri kurwana ariko kakazi wambazaga aje kukabona waje kukabura byagenze bite ko nizere ko akazi yashakaga ari akambere yuko aza ahangaha n'akaha kamunaniye ngo arashaka kandi wa mugore we mu bantu niyamye urimo nta kazi nakwatse nta naho nkuzi ndakwiyamye ndamureba ikinyabupfura cye cyo kuduca hagati akazi ndakwaka akazi n'akaha kananiye ngo none ndagusaba akazi buriya rero ni kuriya twiberaho arakora pe ariko iyo byivanze mu mutwe we biba byivanze none se ko kumbwije ukuri uriya muhungu wanjye musanzwe muziranye mama Nadia hari ikintu utazi kuri uriya muhungu